ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere nze kubabwira ubugome bwihishe muri izi nzoga zituje ubuziranenge Rwanda FDA imaze iminsi ihagaritse. Ibi ngibi byagarutsweho na Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana ubwo yabitangazaga. Yavuze ko mwisuzuma bakoze rigakorerwa zimwe muri izi nzoga zitujuje ubuziranenge zapimwe, basanze harimo izifite igipimo cya 90% cya alcohol, hakabamo n'ibinyabutabire by'uburozi bitagenewe kuba byanyobwa. Niba rero warafashe izi nzoga ku gipimo cyo hejuru, urasabwa kugana kwa muganga kugira ngo bagukuriremo izo alcohol, kubera ko zishobora kukugiraho ingaruka niba uzi ko zari zarakubase. Ibi ngibi yabigarutseho mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu kuwa 3 Kanama 2026, cyagarukaga ku ngamba ziri gufatwa mu kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. We yanavuze ko rwose ubundi inzoga, ucyumva ijambo inzoga, ikintu cyose kirimo alcohol iri hejuru, ubundi ngo kitakagombye kuba gifite ubuziranenge nyine. Iki kiganiro cyabaye nyuma y'uko iki kigo cya Rwanda FDA gisohoye itangazo rifunga inganda 8 zengaga inzoga zizwi nk'ibyuma hamwe n'inzoga zengaga zituruje ubuziranenge. Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko kuva uyu mwaka watangira abantu 500 bagiye kwivuza nyuma gato yo kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, harimo abagera kuri 50 bapfuye, abandi 100 bahumye burundu, kandi abo ntibabarirwamo cyangwa se ntihabariwemo abahuye n'ingaruka z'igihe kirekire. Bimwe nababwiye nyine nyitangira, niba uzi ko wafashe izi alcohol ku kigero kiri hejuru, rwose ushobora kugana kwa muganga bakagufasha. Ati ntabwo ari ukuvuga ngo ni ya ndwara izaza mu gihe kirekire, ahubwo ni umuntu unyoye iyo nzoga agahita arwara ako kanya cyangwa agapfa bitunguranye. Ni ibintu tutajyaga tubona mu myaka yashize, byagiye bizamuka buhoro buhoro, kuko watangiye kubona hatari gusa inzoga zisanzwe, hagenda haza n'izindi zirimo alcohol ya 40% na 50%, umuturage atari yarigeze n'ubundi abona, ariko akazigotomera. Umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza ry'ibyaha no kurwanya iterabwoba muri RIB, Peter Karake, yavuze ko inyinshi mu nganda zafunzwe basanze nta byangombwa bene zo bafite, cyangwa bikaba byararangije igihe. Hari n'abavanga ibintu bitemewe ndetse bitagenewe kunyobwa. Ati ibyo abaturage batugaragarizaga bituma rero bahuma. Ni ikinyabutabire cyitwa methanol cyangwa se methanol cyangwa se methanol. Ni ikintu kitanyobwa, ni uburozi, na sanilitiro 100 zihita zigutwika mu nda ugashya wumva. Karake yavuze ko kandi ahatarwaga inzoga hari umwanda ukabije, nta mashini zabigenewe zivanga ibinyabutabire bibyara inzoga mu buryo buboneye no gukoresha abantu badafite ubushobozi. Ati nta wundi witwa ngo yarabyigiye agakora ibyo yishakiye kugira ngo n'ubundi byihutishe, kuko ibikenewe ku isoko ni byinshi. Niba barambwiye ngo sinzatarire mu gikoresho cy'icyuma agashyira muri plastiki, noneho agashyiramo wa musemburo kugira ngo bigire vuba ajyane ku isoko, aho niho ubuziranenge bwatangiriye gupfira. Inzoga ziri mu bitera indwara z'umwijima, impyiko ndetse n'izindi ndwara zikomeye z'ubwonko. Dr Nsanzimana Sabe yasobanuye ko imwe mu mpamvu zatumye ikibazo gikomera kuri uru rwego harimo kwitwaza iterambere
mbere ry'inganda mu Rwanda, aho hari bamwe bagiye bashinga inganda ariko badafite ubumenyi bwo gutunganya ibinyobwa cyangwa se bagamije gushaka amafaranga batitaye ku buzima bw'abantu. Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko kandi inzoga nyinshi niyo zaba zitwa izifite ubuziranenge nta cyiza cyazo. Ati ibyuma rero akenshi usanga bifite alcohol ya 40% na 50%, hari n'izo twapimye dusanga bigera kuri 90%. Iyo wanayinywa rero ikaba n'ubundi yanakwica. Uyishyize ahantu hashyushye yakwaka. Ibaze rero igeze mu mubiri w'umuntu nibyo wumva bijyamo bigatwika byose. Dr Nsanzimana Sabin kandi yanavuze ko mu bice ariko ni ukuri hari aho twasanze bashyiramo ibyitwa merase, itabi, urusenda n'amatafari. Hari naho bavangamo ifumbire mvaruganda bakongeramo n'amasukari bagacanira, ariko ntibamenye ngo baracanira ku kigero kingana iki. Nibura bye guhuma amaso y'abantu ako kanya, ntibyice vuba, byica buhoro buhoro. Ahubwo nyamara nubwo ibyo byose ari urupfu, ariko harimo n'ubugome, mu by'ukuri ubugizi bwa nabi. Yashimangiye ko hari n'abantu usanga afashe inzu mu gace akavuga ko yafunguye uruganda rwenga inzoga nyamara nta gitoki na kimwe kihagera. Ati mu by'ukuri abavanga uburozi. Mu minsi 10 ishize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugaragaza ko hari izindi nganda rwafunze zigera kuri 90 nazo zakoraga mu buryo bunyuranije n'amategeko, zikenga ibinyobwa byangiza ubuzima bw'abantu. Hanafunzwe abantu 50 bakurikiranyweho gukora ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Inzoga zitujuje ubuziranenge nyinshi zasanzwemo igipimo cya alcohol kiri hejuru.